turategura turateganya kuzafata umunsi ari mu kwezi wo gushima Imana. Amen. Tukaza hano tugashima Imana atari ukubwira ngo basakure ibintu, tanga ubuhamya tuzabishyiraho kugira ngo tubashe kudufasha, kuko Imana irashaka gukora amashimwe menshi cyane cyane muri minsi ibintu bidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Imana rero umugisha bashimire kandi turakomeza no gushima Imana. Dushima Imana ku mukozi w'Imana Makorogo maze kutugezaho ijambo rivuga ngo umugore yamaze gupfa. Tuvuge ngo Imana n'umugisha mu buzima bwe. Dufite kwizera ko yamaze gupfa mu izina ryanjye Yesu Kristo. Hanyuma gahunda dufite n'umva bamwe bayizi, dufite gahunda yo gusengera uwo ari we wese. Ndumva ejo kuri radiyo harimo abumvisha radiyo ejo n'ubundi, ubwo abatari bumvisha ntabwo uze kubasengera, muzamura abumvisha radiyo ni n'abarenze n'inzu. Abo ni bo ndibuze kugira iki gusengera, ni abantu batarenze 13 n'abana. Ubwo rero wowe uzamuye gahunda dufite niyo ndibuze gusengera uwo ari wese. Urabona bwiye ngo bazana amazi, abayazanye ni bande? Okay, abane bandi gusengera. Narababwiye ngo gahunda zacu muri radiyo, Yesu ashimwe, niyo gahunda yacu. Barababwiye ngo tujya kuri radiyo kuwa kane saa 7, radiyo Umucyo 102.8, ndetse no kuwa gatandatu saa 12 za mu gitondo. Narababwiye ngo abantu berekwa ntabwo tugira gahunda, ntabwo tugira na gahunda n'Imana. Ushobora kubaho kumaraza ati polisi ego, ubwo rero ushobora kujya kubwiriza Imana ikavuga turamu n'umusengera kire umuvuyi wawe uzi kuri umusifuzi wawe uzi ko ufitanye gahunda. Yesu adufashe. Niyo mpamvu rero ejo nabwiye abantu bazane amazi, abandi bakabiri nafase ni abantu Imana yagiye ibwira ibintu amasezerano ariko bimaze iki. Abantu barimo kwibaza ngo ariko igihe yabivugiye isanzwe aba sinabivuze, babwira ngo muzaza no mwatanditse jenda cyangwa umupopo, aribo babizanye muzamure. Imana ishimwe bari bake shimwe na yo. Abo nibo tubuze gukora, ubuze ko atazamuye nyuma yo kwakira umukozi w'Imana ye kumvaga tubwiriza Pascal, ndaza kwita amasengero. Amen. Ubwo utari muri icyo cyiciro we nyuma y'ijambo amahoro y'Imana abane nawe. Nawe dukurikiranye kuri tubi, ntuze kujya kure, turaza gusengera mu izina rya Yesu Kristo. Wizera hamwe Imana yaza gukora ibintu bitangaza. Hanyuma nagira ngo Imana yampaye mesaje y'abantu babwirwa mahoro babwirwa y'abantu babwirwa kabivuga wenda mugati tushaka ugataha. Imana yambwiye ngo yaremye intambwe zawe, irambwira ngo ntukivamo murabona umugisha w'Imana, irambwira ngo muzagaruka mushima Imana. Wowe Imana ikuyeho kwiyanga kumva oya ndavuga Satani yagushize ku gasi kuri kwihe, ukumva wanza abantu ndetse n'abantu bamakapa nabo y'abatari kuvuga ngo biyobe. Imana imuzi kandi Imana yambwiye ngo ingeri ikoze isoni abantu bagaze ngo ikoze isoni, urabyize. Hanyuma wowe iri kijya mu gifata amazina yawe Imana yagiye ibi fata umwe ngo ndakize mwese Yesu, fata umwe ngo ndakize wongere mu izina rya Yesu. Iyo utavuze Yesu Nazareti ntabwo ukize. Amen. Imana igaragaza uzazishima, muzagaruka mufite amashuri b'icyari kugeza bw'Imana.
Abaje kuhanura kugira ngo utarama batahe amahoro y'Imana. Amen. Ariko nuze gutaha ndasenge. Nuze gutaha kumvisha Imana mbiraga. Amen. Imana yambwiye ngo ufite indwara bakuvura. Indwara zigera muri ebyiri. Uzimara igitega gute? Akaba ari kumwe bagiye bafasha abantu murangira basaba abantu. Muri avuga sangana. Ngo ufite indwara uraseze izo ndwara. Baragana kubaza kuzimara imyaka ingana. Umwe yagira imyaka 10, undi n'amezi 6. Nagize kwa mbona umuntu afite itiyo, amuresha itiyo. Yashize n'ibintu aba yose n'umukara arimo aravuha ngo nabiragufasha kandi ngo indwara ziteza abanyarwanda. Imana ngo akanya bizere iki. Wakire cyane. Uzagashima. Ikindi Imana yambwiye ngo umaze igihe kinini ufite ubwoba, uhangayitse, ubabaye, ushaka inzu. Urayishaka? Ndayishaka. Imana kubaza urayishaka? Ndayishaka mu mujyi wa Kigali kuko nibyo sezerano. Imana yambwiye ngo iminsi miryango. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urabyaza kuraza kuba n'Imana. Ariko murasa n'abantu baranga. Birabyaza kuraza kuba n'Imana. Nawe ukurikirana uraza kuba n'Imana. Agira ngo umunsi Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu. Tuzinjire mu minsi dufite amashimwe menshi. Imana idura amateka. Reka noneho dutuze. Turizo kugira ngo ubashe kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana. Pascal reka ahaguruke dukomere Imana amaso kumwakira. Mazina yanjye ni Pascal Baragira. Nk'uko mubibona nyine murabona ko ndi umugabo ufite urugo. Mbaye nkajya gutya ntarubakana abafite ikibazo gikomeye cyo mu muryango cyangwa cya karande mbi. Uko biri kose murabona ko ndi umugabo wubatse. Fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Mfite abana 4 na mama wabo. Fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cyo kubara. Twumve ijambo ry'Imana ritubwiye. Turasoma igice cyaho cya 14. Dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Hanyuma twumve ijambo ry'Imana ritubwiye. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wabo wa 9 cyangwa se wa 10. Babwire n'ahandi turi dusome hanyuma baganirize ijambo ry'Imana nk'uko Imana impaye kuri baganiriza. Igitabo cyo kubara ni igitabo nk'icya 3 hafi aho rwose ku ipaji 142. Kubara igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Kandi ndabingingira kujya mutunga Bibiliya. Ndabibingingiye basi. Aho kugira ngo ugure Tekino cyangwa Samsung y'ibihumbi 80, wakwemera ukamara ukwezi cyangwa amezi 3 udafite telefone, ariko ukabaho ufite Bibiliya y'ibihumbi 11. Iyo makeya nziza zigura ibihumbi 11.
ko Bibiliya ishobora kukunyuza ahantu telefone itakomeza, kandi telefone ishobora kukwicisha iyo ubiyeho mesaje gusa ikayoberaho mesaje, cyangwa nawe ukayohereza ahatariho ikakwicisha cyangwa bikagusengera. Ariko nta cyava muri Bibiliya kiyobye cyangwa kitayobye kugiraho ingaruka. Wumva ukuntu Bibiliya ni nziza kurusha telefone, ariko kandi na telefone ni nziza, ni byiza ko tuzitunga. Imana ibamugisha. Dusoma iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye mu butayu, Uwiteka atujyanira iki n'icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota. Abagore bacu n'abana bacu bazabimenya. Ikiruta si uko twasubiye mu Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugabo dusubire mu Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubita hasi bubaka imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatazi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiguhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ni mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose mu ihema ry'ibonaniro. Nakiri neza ijambo ry'Imana. Yosuwa 14. Yosuwa 14. Uraba urenze igitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, uhita ugera muri Yosuwa. Yosuwa nawe aturanye n'igitabo cyitwa Abacamanza, ni aho ngaho. Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 6. Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 6 haranditse gutya ngo, amarindire muhagere. Ni hafi ku ipaji ya 220. Amarindire muhagere kugira ngo dusome twese turi kumwe. Haranditse ngo, agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Giligali. Kalebu mwene Yefune Umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho njyewe nawe akabibwira Mose umuntu w'Imana turi i Kadeshi Baruneya? Icyo gihe nari maze imyaka 85. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri i Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka amenya kujya gutata igihugu bukeye, ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshye. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho n'umatanya n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, ni ukuri igihugu wakatagiye mukizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko umatanya n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoreze muri Luka igice cya mbere. Luka igice cyaho cya mbere, dusome umurongo wa 35, dusoreze ku murongo wa 37. Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Matayo, Mariko, Luka, Yohana, Byakozwe n'Intumwa. Matayo, Mariko, Luka, Yohana, Ibyakozwe n'Intumwa. Ugahita ukomeza nawe. Igice cya mbere umurongo wa 35 kugeza kuri 37 haranditse ngo, marayika aramusubiza ati, umwuka wera uzakuzaho n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu mu zabukuru, witwaga ingumba. Uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nakire neza ijambo ry'Imana. Kandi nguko uko tugiye kuganira, umuntu ukwegereye mu ndamukiriza umubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere.
disi ndamukiriza uwo muntu dore muri benshi sinabegera mwese uretse dusohotse tugaruka mu murongo ariko ndamukiriza uwo muntu kugira ngo nashaka impano isamurira uriya muntu ku ruhande Konfiansa ntabwo yamuka kuko ari nta jambo Imana ivuga kuko ari nta jambo Imana ivuga kuko ari nta jambo Imana ivuga Pastor Robert Pastor mugenzi we na mugenzi wanjye umuyobozi watuyoboye namwe mwese muri hano twese n'abandi mubona Imana tubabwira iyi tuvuga ngo nta jambo ivuga ngo rihere ituye kure ariko kandi ituye hafi mu buryo abantu baba bayihayemo agaciro. Iyo uhaye Imana agaciro aho ituye ugerayo nta n'isegonda ribaye, kuko iyo umutima wawe uhuye n'uw'Imana, Imana ihita yimuka hamwe mu buryo bw'umwuka igahita iza kubana nawe aho ngaho ituye kure. Mu kirere ni kure, ngiye mubaze mu kirere ndahazi ni kure cyane. Ahantu Imana ituye ni kure cyane. Uko uhabona uri hano niyo urenze uhabona nk'uko, niyo warenga uhabona nk'uko, cyo gituma Imana ari Imana, izina ryayo ni hafi cyane. Ariko wayinezeza gato ikamanuka, sinzi umuvuduko ikoresha mu isegonda ikavuga ngo nitwa Uwiteka na kino ndagikoze. Mu gihe wakubwira ngo ujyeyo n'ibyo ugashoboka habona kandi bikora ibirometero byinshi, ariko yo mu isegonda ibishe uko yitwa Imana. Kubera iki nta jambo Imana ivuga ngo rihere? Bwa mbere na mbere munyagamata ndumushyitsi umunega amatwi cyane, nuko Imana iriha ntawe isaba. Icyo nicyo cya mbere gituma nta ivuga ngo rihere, ntawe isaba. Kabiri, ibyo ikubwira ntabwo ibibajije ngo nzagirire nte runaka, ahubwo yibyiyumvamo kuko ubunyangamugayo bwayo ikavuga ngo byanga bikunda nzabikora, igishaka kizabe ni njye Uwiteka nzabikora. Kandi ntabwo Imana ibikora kugira ngo hagire ikindi kibaho, ahubwo irabikora kugira ngo izina ryayo rihore ku isoko. Ibikorera kugira ngo izina ryayo rihore ku isoko, abantu bavuga izina ry'Imana, we Imana, we Imana, we Imana, we. Ibikorera kugira ngo izina ryayo rihore ku isoko mu kanwa kanyu, mwirata ku Uwiteka. Nibwo Dawidi yavuze ko Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye, izina ry'Imana ni hafi cyane. Gatatu, Imana ivuga ite? Abantu benshi basaza ntabwo bazi ukuntu Imana ivuga, ariko Bibiliya ivuga ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho umuntu atabyitaho. Ngo mu bicuku bya nijoro no mu ijoro dushyizweho, niko Bibiliya ivuga. Ariko mu bigaragara mu bundi busobanuro, Imana ivuga inshuro enye. Imana ivuga inshuro enye. Inshuro ya mbere, Imana ivuganira natwe aha ngaha. Hano ni he? Imana ivuganira natwe hano mu ijambo ryayo. Iyo ijambo ryayo utabisobanukiwe utanabyumva, kuko hari abantu ku isi badashobora kwemera ko Imana ivuga mu bundi buryo, cyakora cyo bakakwemerera ko Imana ivuga amahanga. Abo turahamanya 100%, nanjye ndabyemera, nawe kandi urabyemera. Hakabaho n'abandi batazi gusoma no kwandika, ku buryo Imana itavuganiramo nabo hano, kuko ntibazi gusoma, ntibazi iyo biva, ntibazi iyo biva. Nubwo bazi gusoma ndetse no kwandika, ibyo basoma ntibabyumva. Aho rero Imana inyura mu kanwa k'abahanuzi, umuntu akakubwira ngo Imana irambwiye ngo aba ni abahanuzi bahanura bakoresheje imvugo Imana iravuze ngo, Imana iravuze ngo, Imana iravuze ngo. Nimukurikirana Bibiliya murasangamo abahanuzi benshi bagiye bajya ku misozi guhanurirayo, bahanurira abantu, barababwira ngo Imana iravuze, Imana iravuze. Urugero rwa mbere muraza kusanga muri Bibiliya, muraza kumusanga muri Bibiliya ubwo
umuhanuzi w'Uwiteka yasangaga umwami akamubwira ngo mva uko Uwiteka amubwiye. Aravuze ngo hamagaza abahanuzi bawe b'imana zawe ba Bayali n'ibindi bigirwamana, hanyuma tuyihamagare imana iza gusubirisha umuriro iraza kuba ariyo mana. Ngo ahamagara abahanuzi 850 barasenga. Bibiliya iravuga ngo ijambo rikomeye ngo barakotsora. Bigejeje muri aya masaha yo ngo Bibiliya yita ngo yo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya azamura ibiganza aravuga ngo ratu Uwiteka, nsanzwe nzi kunyumvira kandi niwe wantumye, bimenyekane ko ari wowe Mana. Ngo umuriro uramanuka utwika bya bintu, abari aho baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana, Imana ya Eliya niyo Mana. Amen. Imana rero ikivuga kagutumaho umuntu, no mu kanya iravuze ku bashyitsi, no mu kanya iravuze ku bashyitsi. Ariko tugira inyangabirama cyangwa inyangamana zitemera ko Imana ivuga ngo Imana yavuga ite. Abatabizi bitwa ngo kutabimenya, ariko ababyemera turabyemera. Imana iravuga kandi ibyivuze bishyira no mu bikorwa, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nuko nyine ivuga kugira ngo se kuvuga ngo ivuga uko nyine. Jyewe ndanabikunda nkunda iyo maze n'ibyumweru nka 2 numva ijwi ry'Imana ndababa, kuko niyo imbwira ibintu bikaba. Naho abantu hari igihe banyiriza ku muhanda izuba rikanyica, abandi nkabarindirira Nyabugogo imvura ikahanyagirira, abandi nkajya kubareba ngasanga ntibaragera mu rugo. Ariko iravuga bikaba, yategeka bigakomera, kuko ni nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Gatatu, Imana ivuga ite? Imana ivugira mu mayerekwa no mu nzozi. Turyamye uko dusinziriye dushyizweyo tukagira inzozi. Murabaza muti kubera iki Pascal sinza kujya kure, tubaye twifashishije ibihugu by'abantu, twakwifashisha uburasirazuba bwo hagati tugahamagara iwabo wa Yosefu bakaduha amakuru. Bibiliya iravuga ngo Yosefu yavuganye n'Imana muri bene se, arota inzozi, abona inyenyeri n'ukwezi, abona imiba. Muri izo nzozi basobanura ko bene nyina bose bazamubaranira, ni mu nzozi yarose. Abonamo yuko ukwezi n'inyenyeri ari se na nyina bazamubaranira, ni mu nzozi yarose. Arota abona yarabaye umuntu ukomeye, ni mu nzozi. Ariko kubera ubwana aza kuzirotorera bene se. Bene se kuko bazi iby'inzozi aramubwira ati niko shaka, ubwo bwo kuzadutegeka uzatuyobora, wa ruhinja we ruvutse tureba uzatuyobora. Ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, byarangiye abayoboye. Ise baramubwira ngo mwana, ubwo bivuze ko njye na nyoko tuzamubarana. Umwana ati ni inzozi narose ntabyo nzi. Nacyo gituma umurokore uzi ubwenge yirinda kuvuga ibintu byose byamubayeho imbere y'abanzi b'Imana. Ahubwo uratuza ugasengera inzozi zawe, hanyuma ukabwira Imana ngo narose. Hari igihe urotorera inzozi umwanzi w'Imana agahita atangira kumenya amakuru yawe y'ejo hazaza. Amen. Bibiliya rero igaragaza Yosefu inzozi ze ni inzozi yagize. Nta Mana yamubwiye ngo uzabe, ahubwo nta muhanuzi wabimubwiye, nta jambo yasohoye. Noneho Bibiliya ikavuga ngo kugeza nk'inzozi ze zasohoye zaramugeranye. Kuvugana n'Imana bitera kugerageza, ariko bigatera kurindirwa mu kigeragezo. Ndabibutsa ko imvugo y'Imana izikura umwanda. Ndabibutsa ko imvugo y'Imana izikura umwanda. Iyo uvuganye n'Imana niyo wari ufite amahoro ahita hari intambara. Ukibaza kuko Imana ivuganye nanjye ibintu byiza, iyi ntambara n'ibibazo bivuye he? Imvugo y'Imana ibintu wari uhagazeho n'ibyari bikurukazaho ntacyo bitwaye, ariko byari bitarumva umugabo ukomeye. Bimaze kumva ijwi rikomeye rero byahita bizikukira rimwe, byahita bizikukira rimwe. Kwa kuzikukira niba kuko wavugiwemo n'imbaraga zidasanzwe ziraguporoteje, bikajya bishaka uko byagukoraho ariko urimo indani mu mvugo y'Imana, ukajya ubibonesha amaso, bigusanga uko bigusize ugasigara ari wowe. Nicyo gituma umeze uko nguko, nicyo gituma umeze uko. Nushingira ku byaturutseho, iyo biza kuba bifite ubushobozi buba byarakurigitanye cyane, ariko kuko yari yavuganye nawe ari
yaguhagazeho bizi uko bigenda uko Imana nirakorera amaboko mu buzima bwawe. Kane, Imana ivugamo. Kane, Imana ivugira mu cyo Abanyarwanda twita umutimanama. Umutimanama. Igihe cyose utari kumwe n'umuhanuzi, kuko ntibizashoboka, ntabwo tuzahorana nabo, bizanashoboka ntabwo tuzahorana n'iryo jambo. Icyo gituma uwacu bavuga ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Bizanashoboka ko uba ahantu wari ukanuye amaso udasinzira ngo urote, ariko mu mutima wawe hakabamo ijwi rivugiramo kubwira ngo pasita, ibi bintu si byo, aha hantu ntuhace. Ujya ubyuka mu gitondo ukumva ntushaka kuva mu rugo, ariko amasaha undi ushaka kuyaviramo ugasanga mu muhanda wari kunyura, ugasanga abantu bararyamye, impanuka zabaye. Tayari Imana yabonaga nta wundi muntu uri kubwira ko hari impanuka, ikanangira umutima ukumva nturuve mu rugo kandi nta cyabaye nta n'icyapfuye. Hanyuma hari ibintu Imana iba yagukijije mu mutima nama. Muzabibona rimwe na muzabona n'umuntu ugiye kumusuhuza wumve ntuzi ukuntu ubaye. Umuntu wuzuye ubugome n'izindi myuka. Imana iguhaye umutima wo kutagusobanukirwa, ariko umuhumurira noneho ukamwishisha. Wowe ukagira ngo ni ikintu, ariko umutima nama w'Imana waje muri wowe, hari icyo bikubwira. Igihe cyose uzabyuka ukumva uri gutekereza ibintu byiza, ujye umenya ko Imana mwagurukanye. Ariko igihe cyose ubyutse ugasanga ufite ubugome mu mutima, ukumva uri muribuka pasika ariko yaguhemukiye, ujye umenya ko shitani yagusuye murabyukanye, ahubwo uhagarare mwirirwane. Igihe cyose uzabyuka ukumva abandi baguciyeho bateye imbere, wowe uracyakanuye amaso, igihe cyose uzumva amasezerano y'abandi yasohoye, ukumva Imana iraguhemukiye, ujye umenya ko ubyukiye mu kibuga cya shitani mugiye gukina paka kandi ko uri gutsinda. Ujye uhita urwanya iyo myuka, uvuga ngo Imana ntiyakugira icyo mu mutima, aba ni abadayimoni bashaka kunyirirwana. Ubwire Imana ngo ngwino usange umutima wanjye, himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yagukoreye byose. Umutima nama aho Imana irahavuga. Niba wumva umutima ugushuka gukora ibi, burya ni shitani. Ariko umutima nukwemeza gukora ibyiza, tayari Imana irimo iravugana nawe. Aya ni amagambo muzumva n'abarokore bamwe na bamwe, nanjye ndimo nzajya kuva ku murokore mumufashe ngo dushime Imana, ngo ndumva ngo umutima uranyemeje, ngo ndumva umutima wanjye unyemeje gukora iki kandi cyiza. Urya ni umutima nama, ni Imana ibikubwiye ngo kora iki. Iyo utabikoze vuba, igisohoka hanze wumva amajwi akubwira bya bintu, hanyuma wa mwuka wakubwiraga bya bintu ukavamo, ukaba witeranyije n'Imana. Niba wumva umutima wawe hari ikintu cyiza ugusaba gukora vuba vuba, jya uhita ugikora, kuko hanze hari ibibazo byinshi. Iyo usohotse bya bibazo bikuzenguruka, wowe uhita uvuga ngo reka mbe mbyigurije, nzaba mbikora ikindi. Jya uhita ukora vuba, akari hanze kaba kari hanze, ariko n'akari mu nzu y'Imana kaba kari mu nzu y'Imana. Naho ngaho ubundi gukorana n'Imana ni uko nguko. Ariko kubera isi turimo, iminsi turimo, igihe turimo, abantu bafashe agakiza ko mu mutima bagakuramo bagashyira mu mutwe, hanyuma bafata ko mu mutwe bakaba ariko bashyira mu mutima. Ubu hasigayeho agakiza k'imibare. Agakiza ko mu mutima niko gatuma ukorana n'Imana, ariko ako mu mutwe gatuma ushyushya umutwe nyine, hanyuma ukajya no guteka umutwe. Ariko ako mu mutima gatuma nta muntu nari numva watetse umutima, bose bateka umutwe. Iyo ufite umutima rero ubaho. Hari umuntu nari numva watetse umutima, bose bateka imitwe. Ariko iyo wifite umutima, izina ry'Imana ribana nawe, ukuboko kwiza kw'Imana kukagushyigikira, ukagenda kuri wo. Nyamara kandi abantu bo bazi ko wapfuye, ukajya ugenda abantu bo baturiye nta minsi amara. Ariko kuko ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, ukajya uvuga ngo n'ubutari ubu bwarakeye, Uwiteka niwe Mana.
twese turi abanyamugi ntabwo gutata twabiyoberwa kuneka. Ohereza amaneko 12, ohereza abatasi 12, ohereza abagenzuzi 12, ohereza izo mvugo numva nta muntu waba atumvise ko narikuze. Bibiliya muze gusoma mu gice cya 13 cyo kubara, niho muza gusanga buri muryango umuntu wohereje. Mu muryango wa Dani nibo bohereje uyu mugabo witwa Kalebu. Yosuwa nawe aroherezwa, hagenda abantu 12 bajya mu gihugu kukigenzura, kugitata, kukineka, igihugu barakineka, bararyohera. Hakaba hagiye n'ibigabo by'ibigome, tugira n'abantu b'abagome bagaragaza ko bakunze Mose ariko ari indyarya, ko nta kundi bagira, nyine bagaragaza ko bamukunze ariko ari indyarya. Barangiza gutaka igihugu, baricara nyine bagiye kuvugana uburyo bwo gutaha. Umwe arababwira ati shaka igihugu twagita Sabaro, igihugu ni cyiza nk'ukuri kw'Imana. Undi arababwira ati ariko mwagitata mwagira, kiriya gihugu nticyoroshye, kirimo ingabo, kirimo abantu bakomeye. Ariya ni amagambo y'umusaza, igihugu kukibamo byagorana, ahubwo mureke tugende tubwire Abisirayeli ko iby'Imana yakoze ari ibyo birahagije, tuzipfira urwo nta kundi twabigenda. Abandi batari kuzi ko ari byo batuze 10 bagenda babaganije inkuru mbi. Bageze imbere ya Mose, Mose ati niko muvuye he? Ati tuvuye aho dutumye muzehe, muduha amakuru. Bibiliya iravuga ngo muduha amakuru y'imvaho. N'ubwo bw'imvaho ni amakuru y'ukuri. Muzagenzure Bibiliya, nta zina ryo mu Rwanda ritanditsemo, n'intara zose zo mu Rwanda zirimo hano. Ati Kirunga bw'Intaraka, nzabateza kurumbya, nzabateza inzige no kurumbya bya Gikongoro buri mwaka. Barazamuka agera ku Kibuye, bayicaraho, ubwo ntaho Kibuye bayaje, n'ibindi. Aramanuka ageze ku Butare, Butare bijemo, baricara avuga ngo bamuzanira amazi aranywa. Bibiliya igenda bigaragaza nta ntara n'imwe mu Rwanda itari muri Bibiliya. Uko mutabishaka ariko bibamo. Bibiliya ivuze iki? Ngo bamaze kuza ndebere, ari nazo ngamba pasitari nafashe umuntu sigaye mbana n'abantu bakeya. Akubwira impamvu ngo baraza mutubwire uko byagenze. Uwambere muri Gatagatifu muze ni ukuri Imana yacu ni Imana n'igihugu koko nicyo, ariko muze Imana ibyo yakoze n'ibyari undi atecetse ko wenda ukuri mujijinganye. Bagendaga bavugiranamo, umwe akavugira ko undi atararangira, ngo bagere ku muhungu wa munani azamuruka kitimu cyacu, magambo muvuga muraya. Jewe murazi ko nashize ubwoba, abandi batatu babizi. Jewe nagiye njya kuri defense ya gisirikare muri kiriya gihugu, ngera ku musirikare wari ku burinzi, ndavuga reka mbege nipimye kuri uwo musirikare, ayiwe namureba hejuru nahita mbona ngewe n'inzige, nawe yandera akabona ndi. Tubwizanye ukuri, ubwoba si ikintu ukuvugisha amagambo. Uyu mugabo ko yinjiye mu gihugu cy'abandi nta byangombwa, yagize umutima ujya kwegera umusirikare w'igihugu afite. Bari bamaze gutaka nta byangombwa bajyanye, banyuze inzira za Panya bajya gutaka igihugu kuko nta burenganzira bwo kukibaho bari bafite, nta viza zatangwaga, banyuze mu nzira za Panya bajya gutaka. Noneho ubwoba kugira ngo yumvikanishe inkuru, ufite abantu bazi gushyushya inkuru akakumvisha ukuntu ibintu byacitse byamegere. Umuntu nk'uwo rero njye ntitukibana, nta mwanya wo mfite. Niho ijambo mwigeze kumva rivuga ngo umuntu uguca intege mu buzima uzajya usibagirwa rero yagutera n'umwaka. Ninjye warivuze rwose, umuntu uguca intege mu buzima ntukabane nawe, ndongeye ndasubiremo ntimukabane. Kuba urabyukana n'umuntu basika baramufata, yewe ndabona turi aho, none se mwiriwe, yewe ni iby'iki gihe amakuru ndamurebeye inyuma bigeze ndahumekera mu kwaha nk'umuserebanya. Mbese ugasanga ubuzima bw'umuntu nta kigenda. Nshaka gukorera Remera byaranze nta kigenda kandi ntarahava. Urumva ntarahava nta kigenda kandi
bidutera ubwoba natwe bikatunanira. Gutya abantu bameze gutyo rero telefone yabo kuri jyewe nta mwanya wabo. Wowe nakuganye n'Imana igenda ibi nawe bwatinda guca Yesu n'umutabazi wanjye ngiriye niba uvuga ngo nzakujya imbere yego ahatari inaniye nzahanyura. umuntu arambwira ko bitagenda kandi nawe ahirwa ndeka nza n'ikorohereza bisanga ariko nawe ubucuruzi bw'iki gihe bwarapfuye kandi aracuruza. aho bari kubona abantu bafite inda nini n'umururumba n'ubugome ko byapfuye akaba atariwe. reka nanjye nze bipfuye turi kumwe nawe ngo abagabo b'iki gihe ngo icyiza ni uko wapfa udashatse kandi abyaye kane wandetse nanjye nikorohereza kuko ari nta jambo Imana ivuga. ngo abahungu bariki wabwate muzazina ati najya kubwingira abayagende abagabo bagize ati nanjye namureba nkabona ndiwe. abantu basaba ngo bajye turapfuye biramugurira nabaye turapfuye nta gisigaye. haboneka abagabo babiri bazi ko Imana atari ingome. haboneka abagabo babiri bazi ko Imana atari indyarya. haboneka abagabo babiri bazi yuko Imana itagira umukandara icajya n'icyubahiro cyayo. baravuga ati ku cyubahiro cy'Imana ibasha kuvuga bikaba yategeka bikanakomera. wambere azamuye agatoki akitwa ati ibyo bivuze byose ni ukuri ntacyo bano bagabo babeshya koko ni ariko bavuze ngo bashuje umutima inyuma. uributse ko imbaraga z'abasenga zitari imbere twe ntabwo dutsindishiriza imbere ahubwo turwanyisha imbaraga z'inyuma. kuko twe twibuka aho tuvuye bikaduhisha guhagarara aho tugeze bikaduhindura y'aho turi. imbere se turaharwanira turahazi ko turwanira aho tuvuye hanyuma bikaduha imbaraga zitujyana imbere kuko gituma tugeze aho tugeze. ko twibukiye dukuye mu makuba tukibukiye turakoye urupfu cya gihe tukibukiye twamuye amenyo y'intare tukibukiye dushyigikiye bwa joro tukibukiye dushyigikira tugeza tukubabwiye abana natwe cya gihe izana ribana natwe kuri uyu munsi hanyuma tugasigara mu ijambo rivuga ngo izanatugira neza. nta kintu ku isi wakora mu rwego rwo uteze jyewe navutse nta kigenda dore uko ngana bitarangira bizagenda byaba navutse nta kigenda na bugingo n'ubu ntikiragenda kizagenda narapfuye ariko mu izina rya Yesu bifite amaguru ya kera. kuba tubaha Imana nta kigenda ariko kububaha Imana twebwe kiragenda. abemera ko kigenda kuba mwambera isindika kubabaza ngo nawe wibabaza bakayibona bakakubabaza ngo nawe uba urwawe niba kugira ngo ni muri buke ubabwira ati ubundi si igenda amajoro n'iri irakenerwa byarakeye. bakayibona bakubwira ngo urashoje tubabwira ati ndashoje ariko musanzwe iwacu ntidukunda kurya turasenga. wenda se ubundi kurya ni ibyacu ko twapfuye ubundi kubera kwiyiriza ubusa turiye tutanariye ibyo si icyaha kuri twebwe ni ahandi ubundi nibyo ntitubimenyereye. kubwira umurokore wacishijwe uzi kwiriza iminsi irindwi ngo arashonje ubundi se ajya hashonje n'ubundi abarya n'ubundi turashonje twe. Haleluya. umuntu nakubwira ngo uzapfa muri gisiga jyenyine ariko si ubu wewe nyine uzapfa ndabiyobewe ntabwo mbiyobewe nzapfa ariko si ubu. umuntu nakubwira turakennye nta mafaranga uhita umubwira ati tujyane mu mujyi banki igira imiryango winjira n'usohoka munyure aho binjiriramo muhagarare imbere y'ibyuma wumva uko bitaka mubwire ati nari ndi mu kazi k'Imana nayishyira kuri kote mvuga ko bisirikira mu byuma ejo nzaza kubikura. ibyiringiro kuba mu mutwe n'abanyacyaro bafite ibyiringiro
nta mwasi wumva mu gusa mu cyaro biza yuko umwanya Imana izabatabara ariko ntacyo tubaye, umwanya Imana iri mu ruhande bari nashaka Imana ivuga ngo bahungu baramuha haramubwira ati ibyo muvuze nibyo, ariko dukuye ya Mana yaduhereye amazi mu butayu ejo turayizana tuyegereza hafi, dukurura ya Mana yaruta kutwambika imyenda niyo dusaziraho turaza turayiyegereza, dukurura ya yindi yaruta kuduha inyama turazirya ziratureba turayikurura turayiyegereza, dukurura ya yindi yadushiraga inkingi y'igicu imbere igashyiraho n'umwijima turayigura turayegereza, dusanze iyo Mana itagihinduka turafashe ibyo bikorwa yakoze tubyegereza Abanaki, dusanga Abanaki nibatinye ku Mana Uwiteka aracyari Uwiteka. Umva ijambo bavuze nawe ngira ngo mubwire, baravuga ngo icyakora cyuraga niba Uwiteka twishimiye, niba Uwiteka nimugire ubwoba bene igihugu tuzabarya. Munyihangane mukoresha ijambo ntibyanditse muri Bibiliya, uzi ko ubugari bumaze igihe inama, uzi ko n'abahanuzi n'Imana bazi ko ubugari bworoshye. Kuki Imana itavuze ngo muzabamera nk'ipapayi? Kuki umuhanuzi atavuze ngo muzabamera nka ice cream? Kuki umuhanuzi atavuze ngo muzabamera nka shokora? Nuko yari azi ko umutsima ari ibiryo bya rusange, ukomeye n'uworoheje baraburya. Tuzababwira rero kumira ubugari. Abantu baravuga ngo bigizwe n'abantu bagabo harimo n'umugabo w'ingabo ari we Yosuwa. Mureke twikomeze kuri ibi. Aba bagabo bakivugira ijambo ribariye ku mutima w'Imana. Imana iramanutse muri Mose, mwibutse ko iyo uyoboranye itorero n'abantu beza, usengana n'abantu bazima, ntabwo ari ngombwa ko mwikebagura muva kuvuga batuwite mwiteka ati nanjye bwira. Aba bagabo bakimara kunezeza umutima w'Imana kuko ubuhamya bahaye Imana, Imana ihita imanukira muri Mose. Mose ati nimwumve ko bivuze, yavuze ngo aba bantu bose bavuze ko batazagerayo, Imana irababohoye koko ntibazagereyo. Ariko aba babyemeje bo n'abana babo batayigira ijambo rivuga ngo ku kigo cyerekana n'ikigo gisobanurwa uko ufashe Imana niko ikumere, uko wakira Imana muri wowe niko ingana. Dufite Imana nk'imigozi izaza n'ibijumba, ariko dufite Imana nk'amashanyarazi izaza n'umuriro. Haleluya, haleluya. Imana iravuga ati kwe Mose arababwira ati mwebwe koko nicyo gituma uzabona umurokore w'umwana. Mana uramutse umwaye akazi k'icyumba na saro wenda turi i Nyagasambu, si ngombwa ko uba mu mujyi umujyi ufite nyirawo. Imana iravuga ati koko ndamukwiye kuba i Nyagasambu uti Mana nkabona umujyi urananiye, mbabarire nibura ukampa icyumba na saro nko mu Nkoto. Kandi yaraturutse mu majyepfo abwira abantu baje i Kigali none asubiye mu majyepfo. Imana umwaye ibyumba 2 na saro mu Nkoto, Imana ikavuga ati ndabona ko kwiguguye ari ibyumba 2 na saro mu Nkoto ngaho usubirayo. Amajyepfo kuraba yaravuga ati Nyabarongo bagusubize ku rundi nyuma nuko yabiri ndetse nasubire inyuma narenze Nyabarongo bagusita weza ku rundi nyuma. Gasanga umuntu aravuga ati hati ndashaje mfite 41, hati n'ubundi gisaza cyakutse amenya ko ntagira izina ry'umugabo wumva. Imana ikavuga ati koko ibyo wisaga ndabona n'icyo byakira. Ntabwo Imana ishobora kunyuranya n'ibyo wifuza, ibyo ushaka ni Imana iguha. Amen, amen, amen. Abantu bakimara kuvuga Imana, Imana nayo bakuvugana nabo. Mose aravuga ati mva Uwiteka aramye ngo mwebwe igihugu muzakijyamo. Koko ntibyatinze Imana yirukanyemo amoko hafi 8 y'ingabo, Abaheti, Abahivi, Abayebusi n'ingabo nyinshi
ngo ziragenda zijya guhungira ku musozi witwaga Kiriyataruba. Hari hariwe n'umujenerali witwaga Abuba. Bibiliya ikavuga ngo Abuba yari umugabo munini w'intwari ku buryo yagaragaraga nk'abagabo babiri bafatanya. Bibiliya ikavuga ngo Abuba yari indwanyi, yagiraga icumu rifite mikono 50, metero 25, ngo yateraga icumu atya mu ntambara igashika abantu 30, ugasanga abantu bitunze ku icumu ari 30 kubera imbaraga uyu mugabo witwa Ruba yari. Bimara yirukanye izo ngabo, Yosuwa aragenda aratura. Bibiliya ntigaragaza aho Kalebu yagiye, ariko ngo haciye imyaka 45. Kalebu ubuzima buramurya, bumuri aravuga ati ubuzima bukanje naravuganye n'Imana, kongera numva amakuru y'uko mwene wacu yafatishije wajya kumureba. Ngo asimbuke rero agere kwa Yosuwa. Ageze kwa Yosuwa 45 ni byinshi. Yosuwa aravuga ati ko mbona nakituruka wagasaza, ko mbona washaje bizaje umuhanga mugeniya sindikwiye. Ndarakubwira ati kugira ngo mwiyibutse n'abahoze asakirire, reka mwibutse ubundi ngo jewe ntabwo ariko abantu bikigiye muraseka. Ubu wirengagije icyo Uwiteka yakuvuzeho, jewe nawe akakibwira umuntu w'Imana rwose turi ahantu mu ishyamba ikageje ibawe ngo mwibutse amasezerano Yosuwa n'aravuga ati ndi hano kubera Imana. Yosuwa uri karenzi ko washaje. Ndaramubwira ati gusaza ni wowe ubibona, ariko Imana yabona ngira agasore gacyari gukora. Wicara ni wowe ubona ariko gifite ibyiringiro by'uko